nk'ibisanzwe n'ubundi ni Clever Bemba, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 2025. Reka nsuhuze abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo umumama w'umuzungukazi yashakanye n'umunyafurika. Uwo munyafurika sinirirwa muvuga, ariko yize muri seminari, afite abana batatu abo, uw'imyaka 8, 6 n'imyaka 4, ariko basa n'abazungu. Kansuhuze n'umugabo we n'abana be, ntabwo ndirirwa mbavuga amazina. Ahari akunda kujya aririmba, aho kuririmba indirimbo ngo avuga ngo you remember, we akaririmba ngo you remember, kuko sinzi ko yumva ibyo mba mvuga, ariko ajya ambwira ko nkurikirana. Ndagukunda cyane, warakoze gushaka umunyafurika. Abanyafurika turagukunda, tukwifurije kuzagira ngo uze muri teritwari yacu ya Masisi, ugere muri Kongo, kuko washakanye n'umukongomani. Ni ukuvuga ngo abana n'abakongomani, nubwo afite ubwenegihugu bw'abanyamerika, ariko iwabo ni hariya hakurya. Ndibuka ko mfite umuvandimwe witwa Amani Eli, umwana we ndamwibuka, ari umwana afite w'umutoya. Naramubajije ngo I like Makenga, ngo nkunda Makenga. Uwo ni umwana muto wavukiye, nawe sinzi ni yavukiye muri Amerika. Hari undi witwa Josiane Ingabire, ari muri Norvege. Josiane Ingabire uraho, nafite umwana yumajije bati ngo I like Congo, ngo I like Makenga, ngo I love Makenga, I like. Donc bakabimbwira nka gutyo, baba bari kubimbwira mu Byongereza, ariko ngiye ntago mbizi. Ngiye cyo nzi ni Igifaransa, cyo ndakizi cyane, kuko nzi kuvuga ngo Coline ya Minzenje, nkavuga ngo localité Kahira, nkavuga ngo byagenze gutya na gutya. Nshobora kubivuga mu Gifaransa nkuko nabivuga mu Giswahili n'Ikinyarwanda, ariko mu Cyongereza birangora, kubera ko insiti Nyakare batwigishaga Igifaransa amasaha manza twaragiraga nka manza yari amasaha menshi. Twagiraga 2 heures par jour ya français, twagiraga 6 heures par semaine ya français, ariko anglais tukagira 1 heure turi muri za deuxième secondaire. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe umwana apfubira mu iterura, akaba ro twagiye kura kumenya Icyongereza, ariko nzi kuvuga ngo good morning, ngo how are you, ngo yes because. Reka nsuhuza abantu bose twabanye kuri Anda TV, aho twabanaga muri studio, aho muherereye ndabasuhuje. Abakundaga tukiri kuri Anda TV, namwe ndabasuhuje aho muri hose, mbabwira ngo nimukunde Intare Official, kuko Intare Official n'ubundi ni abana b'Imasisi, kandi kavuga amakuru yose ahava akagera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, murasirazuba bwa Kongo, ariko tukibanda cyane ku ntambara n'ubundi zikomeje kubera ahangaha iwacu. Imirambo ikomeje kwiyongera, wenda hari aho turaza kuvuga uburyo iri kwiyongera muri Rubero, yamaze gupfa, bishwe na ADF naru guverinoma Kinshasa irebera. Ariko intare za Sarambwe n'ubundi zikomeje gufata ibice bigiye bitandukanye ahangaha, ndetse n'abasivile batari bake bakomeje kubigwamo. Ubona ko abasivile muri Bashari Mokoto, abasivile bapfuye n'ubundi biyongereye. Abarwanyi bo muri za Wazalendo n'ubundi bakomeje kwiyongera, ariko turaza turebera hamwe ikibazo cy'ino ndege yaje ikazunguruka muri kiriya gice cya Uvira, ikazunguruka, kandi ni indege y'intambara, wabonaga ko ifite n'ibikoresho bya gisirikari. Turebere hamwe Alliance Fleuve Congo 23 bo bari kubyitwaramo ute, eske bari kubivugaho iki? Sinzi rero niba bicaye bagaceceka. Wazalendo bakomeje gufunga amashuri, bavuga ati ngo nta mwana uzongera gusubira ku ishuri. Mujye mundebera ibikorwa bya Wazalendo, babandi bita ngo n'abapatriote, cyangwa mundebera abapatriote b'Kinshasa. Babonye Senegal imaze gutsinda, hari ikipe idatsindwa, baragenda hariya muri Stade de Martyrs, baragenda intebe barazimenagura. Kira ni igihombo cyinjiriye igihugu. Siniyumvisha ko 23 Alliance Fleuve Congo bakwemera kugira ngo biriya bihombo bibeho mu gice iyobora. Ikintu cya mbere kibaho, niba ari ikintu cyubatswe, kigomba gusigasirwa, kigomba kubahirizwa,
ni kimwe. Niba ari umuhanda ugomba gucungwa neza, ariko turaje turebere hamwe uko byagiye bigenda n'ubundi. Gusa bira byo muri za Kinshasa byo nge nta nicyo binambwiye, kuko hari igihe nyamvuga ati ngo muri Kinshasa nibyo bahombeje igihugu, ariko na perezida ubwe nawe yakohombeje igihugu. Amatukuru aturuka mu Burundi nuko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura n'ubundi hageze kuva umunsi w'ejo indege ya gisirikari yari iturutse Kinshasa iraza izunguruka mu bice bigiye bitandukanye. Indege yaraje irazunguruka iraza ijya yakubise amaturu agera no muri ane, ndetse n'uno munsi ngo yongeye kuboneka. Indege yari ihetse ndetse n'ibibunda irimo n'ibisasu, yanyuraga mu kibaya cya Gatumba igakomeza yerekeza Uvira ngo bongeye kwibona uno munsi, ikomeza muri Plaine de Ruzizi izamuka hejuru kwerekera mu misozi, ariko ntabwo yagiye mu misozi ya kure. Ikomeza n'ubundi iri kuza ku mupaka w'u Rwanda na Burundi, ku mupaka wo bita Ruhwa, aho niho yakomereje. Kandi noneho mama kina gatatu kavuga ngo icyari gisanzwe nuko bari bazi ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura gikoreshwa na FARDC ndetse n'abarundi kugira ngo babashe kugaba ibitero hariya za Minembwe. Nkuko muzi ibitero bya drone byagiye bigaba ibitero muri biriya bice, byagiye bigaba ibitero muri biriya bice, yaba hariya za Mikenke, za Rugezi na za Murenge, ndetse abaturage abashumba n'inka bagapfa, ndetse n'amazu amwe agatwikwa n'ibibombe byasukwaga na ziriya drone. Ibyo rero Lawrence Kanyuka ni umuvugizi cyangwa point focal w'icyama wa Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ko ibi bintu biri gukorwa na guverinoma Kinshasa na Felix Antoine Tshisekedi ko bitari buze kwihanganirwa na AFC, bikomeze kurebera ibintu bikomeje kuba banagabwaho ibitero. Donc kugabwaho ibitero kumva ko niba ari ibice birimo abaturage b'abakongomani, Alliance Fleuve Congo ni Alliance Fleuve Congo M23, ntabwo turakomeza kwihanganira cyangwa twirwaneho ko bakomeza kuza kutwicira abaturage ngo turebera. Lawrence Kanyuka avuze ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bashakire igisubizo ziriya ndege, bashakire igisubizo ziriya ndege, banashakire igisubizo bari abarwanyi bo muri za FDNB, bo muri FRDC, bo muri Wazalendo, bo muri FDLR bakomeje gukora biriya bikorwa byo kuza guhungabanya umutekano, ndetse bakibasira bakanica abaturage. Ati kiriya kintu tugiye gushakira umuti. Ndumva ko bitari buze korohera n'ubundi igisirikare cya FRDC n'abafatanyabikorwa bacyo. Reka dukomeze n'ubundi tunarebera hamwe abasivile batandatu nibo bishwe hariya Mpeti ni muri Warikare. Haboneka amabresa abiri ni kuri limite za Warikare na Masisi. Abandi basivile batatu biciwe bita Katobo, n'abandi basivile batatu bicirwa Maremo, abandi babiri nabo barakomereka hariya muri Katobo. Ni imirwano n'ubundi abonaga ko gwereje bundi, uretse ko 23 yabyitwayeme neza, ari za Mati, za Katobo ndetse na za Maremo nabibwe. Ubona ko ibyo bice n'ubundi 23 yizivuga ati stop Wazalendo, stop FDLR, stop, ikagenda ikabastopa. Mara ko bastopa kabahagarika, kababwira yuko batagomba kuzongera kuhagaruka, ndetse ibakubita inshuro. Wazalendo bari bakomeje imirwano, baza kugaba ibitero hariya muri Korine mu misozi iri hariya hafi ya za Minzenze na za Mpeti. 23 ibasubiza inyuma. Ubu ngubu noneho imirwano iri kubera Ozalantur ni handi hakikije umujyi wa Pinga. Ubona ko umujyi wa Pinga ubu ngubu umeze ngo kandirimbe ka karimo ngo you remember Bemba, ngo you remember, akavuga ngo you remember, kanongera musuhuze tumye mwibuka cyane
kuko ankurikirana ariko ntazi ko ari kumva ururimi rwo ndi kuvuga, ariko ndamukunda cyane, Imana imuhe umugisha, agira Imana n'amafaranga. Nzi ko yagiye mu kazi, kanya yamvugishaga ari kumbwira ati ngo yambwiraga mu cyongereza numva yuko ngo yibagiwe ngo imashini, ariko yasubiye mu kazi. Yuli Bemba rero muri kumwe n'ubundi ubona ko hariya muri Pinga ibintu bikaze, kuko iri aux alentours, donc se ndabivuga gutera mu nkengero za Pinga, donc muri Pinga mu nkengero zayo ubona ko mama 23 ari iri gukorera ama operation. Ni ukuvuga ngo abaturage ba Pinga kugeza amagingo aya ngaya bicaye biteze yuko ibintu bishobora guhinduka mu munota umwe cyangwa undi. Ndikumva yuko ibintu navuga ko hariya muri Pinga n'ubundi bitoroheye FRDC ndetse na Wazalendo. Ibintu cyo nababwira ko nuko ibintu bikomeje gukomera hariya rwose, ibintu bikomeje gukomera ku buryo ubona yuko Pinga umunota ku munota, isaha ku isaha, mama 23 ibabitse ishobora kugira ngo kwa ikayibashyize nk'umu ubundi ikavuga ati ntabwo mwongera kuva mu reka namwe mu gicyanzu. Aha muri Turunga intare za Sarambwe zafashe abari baje kubitwaje intwaro, imbunda. Aha bari barashe umumama, bari barashe umumama n'umwana we bamaze gufatwa. Ni hano muri Turunga mu mujyi wa Goma. Mubwira yuko intare za Sarambwe n'ubundi zikomeje sekirite, ku buryo ubona ko nta kwinyagambura kwa Wazalendo n'ubundi hano muri uno mujyi, kuko n'ubundi ibikorwa bari gukorura intare za Sarambwe n'ubundi ziri guhita zibagwisha. Ahangaha n'ubundi reka mbabwira n'ikindi kintu, nuko Corneille Nangaa, coordinateur politique wa Alliance Fleuve Congo, yongeye ku ijambo ryavuzwe na Generali Afande General Major Emmanuel Sultani Makenga, kuko Sultani Makenga avuze ko indi mitingi azongera kuyikorera, donc n'indi formation y'abakadre politique izabera Chopo hariya Kisangani, indi kabera Kindu Maniema, indi kabe ni Maniema, yes, indi kabera Kalemi Tanganyika. Corneille Nangaa yavuze ko ngubu ngo mushaka mwatangira kubara yuko tugiye guhita tugera Lubumbashi, Kolwezi, Mbujimayi na Mbandaka, ndetse mutibagiwe no muri kapitale ya Kinshasa, kuko ibikorwa biri gukorwa n'abiyise ngo n'abapatriote, bakajya muri stade mu bikorwa remezo bagatwika bagasenya. Ati turashaka kugira ngo tujye gushyira ordre muri Kinshasa, Mbujimayi, Kolwezi, Lubumbashi ndetse na Mbandaka. Ikintu cyo nababwira cyo, hari akantu kari kitezwe kuri mama 23, ariko ndababwiza ukuri ko ako kantu s'il vous plaît, isaha ku isaha, umunota ku munota, n'ubundi bakumva ko mama 23 yamaze kugira ute kugakemura. Imana ibaha umugisha. Hano Alliance Fleuve Congo, hano urabyibuka General Makenga yavuze ngo Kalemi Kindu na Kisangani, donc Kalemi Kindu na Kisangani niho hantu nzongera gukoresha indi nama, indi session politique nk'ino yabereye hano i Rucuru. Ni mu gihe Wazalendo bo aho kugira ngo batekereze kuba ati ngo turakura mama 23 muri misozi ya Minembwe, muri plateau mu plateau mu bice mama 23 irimo, yavuze bati abanyeshuri cyakora reka tuye tuvugisha ukuri, Wazalendo bari abajenero muri Wazalendo singiye kubatuka ariko nimbwa, kuko kugira ngo bavuga ati ngo hano muri Kabare amashuri nafunge abana bazongere kwiga ruko intambara yarangiye. Intambara nimwe mwayitangiye, mufite imbunda, mushira imbunda hasi murebe ko abana batiga aho ngaho. Nuko ngo ibice birimo Wazalendo muri Sud Kivu batanze itegeko ko nta mwana wongera gusubira ku ishuri,
ko abana bazasubira ku ishuri ngo ari uko ibintu byakemutse. Ushyira imbunda hasi rero, kuko igice 23 irimo bari kwiga ibice guverinoma Kinshasa ifite, naho bari kwiga. None mwebwe mwigira ngo muri abapatriote, ni mwebwe muri kubuza abana kwiga. Ngewe ndi kubabwira ati ni igitekerezo cy'ububwa, abo bana sabanyu, abo bana nab'igihugu. Wifata umwana w'igihugu ngo ujye kumugira injiji nuko uri injiji we muzalendo. Niba uri injiji wishaka kugira ngo ubujiji bwawe busiga undi. Umwana waramubyaye ndabyemera, umwana nuwa nyogosenge, nuwa shangazi wawe, nuwa papa mdogo wawe, nuwa mama mdogo wawe, ariko nta burenganzira ufite bwo kumubuza ishuri. Nuwo wabyaye. Hari umutipe umwe twavuganaga muri Amerika, avuga ati ngo bagenda gusaba uburenganzira muri leta, buri muntu akigisha umwana we. None yamara kwigisha umwana we, ubundi abana ukazabajyana muki, ariko ukabusaba leta. Abana bakazajya gukora examen, ya examen yamara kuyitsinda akimukira iwawe ukamwigisha. None mu gihe wowe muzalendo witangura umupatriote, ufata umwana w'igihugu ukabati ngo ntige, uri umupatriote, uri umugegeraki, uri ingegeraki. Mbabarire wenda nago ntukanye nuko mvuze ibiriho, ariko yabitera agahinda. Ye niyo umwana wanjye yasibye ku ishuri, njya nibaza ati kuki yasibye ku ishuri, habaye iki? Niyo yaba ari konje nkumva yuko bimbangamiye, ariko konje igomba kubaho, ariko abana bakagombye kuba bari kwiga. Igihe cy'ikiruhuko akaba ari igihe cy'ikiruhuko, igihe cy'amashuri akaba ari igihe cy'amashuri. Endu kuko utize akazi kawe n'ubujura, urifata ukavuga umwana w'igihugu umuntu uzaba president ejo, le futur président, le futur député, le futur ministre, gouverneur général, ukamura ngo wijya kwiga kuko urinjije utize urashaka kugira ngo n'abandi ntibazige. Nagiye mugira ubwenge. Ikintu mwakagombye guharanira ari ibintu byo mvuga, niba ufite imbunda kora greve uyikoresha imbunda, uvuga ati ngo ngewe wenda ngo kuko wenda uri kumva ko niba uri muzalendo ugoma 23 yo mu 23 niri gutuma amahoro ataboneka, genda uyirase niba uyishoboye. Uyibwira ati situgushaka ahangaha uyirukane, none uwo mwana yige. Ariko n'utavuga ati ngo ntihazagira umwana ujya ku ishuri, n'ubugabo cyangwa n'ububwa. Ngo abadirecteur bari gufungwa kuko batangije amashuri. Ari abadirecteur nabonye bafunzwe kubera ko batangije amashuri. Gutangiza amashuri ku mugaragaro agafungwa. Un préfet des études bari gufungwa kubera iki ibyo bintu biri kubaho mwitwa. Donc muri wazanye ufoka Mike, umuntu abaye député ukaba ministre warebye icyo wagiza kuki mutagira. Katwikomereze n'ubundi turebere hamwe. Aha ni hariya ni muri Kabare ho wazalendo bafunze amashuri ngo abana nibajye ku ishuri, imirwano irimo. Hariya 23 reka mabwire ni muri Ruhihi na Romera yafashe ibyemezo byo gufunga iriya kariyeri. 23 ngewe nkunda umuntu w'umugabo ufata icyemezo cya kigabo akihagarara ati je décide, mfashe decision. Ngo bari abantu bamaze gukora bira bikorwa muri Stade de Martyr, yaba ari leta yari ifatika, bari bose babafashwe. Watangije ku ntebe ya mbere ari kuyimena, uko byagenze kose bari bose babafashwe. Ariko kuko ari leta iri incompétent, qui n'est pas à la hauteur de leur tâche, yagira bikora barabikora ntibagira ingaruka. Hariya rero muri iriya kariyeri ya Romera na Ruhihi baragiye bajya ku bikorwa remezo, bajya ku mabiro ya Alliance Fleuve Congo barasenya. Tunibuke ko harimo wazalendo bigeze gufata abana
bishemo n'umwana w'imyaka 12 bamutwikira mu nzu bamuhoye uko avuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo bariya bafite ideoloji nterahamwe, ideoloji y'ubuterahamwe. Ariko mwanterahamwe mwe mwambabariye hano kuri Intare Official ko nibuka nabavuze kandi nashaka kubavuga, mwatashye wenda nkazajya mvuga ngo mwaratashye. Kandi abajenerali basigaye ndaza nkore liste menye abajenerali n'abakoloneli basigara mu ishyamba. Ejo bundi nzabahamagaze hano ku Ntare Official mbabwira ati mutahe mugi wanyu. Ngiye murandemerera igihe cyose iyo ndi kujya kuvuga mu mutwe nkasanga ko ideoloji hari abantu bagifite ideoloji nk'iyo yanyu, numva bimbangamiye, numva biri kunjena, numva nashaka kugira ngo nkomeze kubumva. Mwumva rero mwataha mukajya iwanyu hakiri kare, kuko ejo bundi none ndi kubabwira ati ngo hari igihe muri kwanga gutaha mugifite amaboko, mukazataha yaracitse, mutazashoborera gupagasiriza abana banyu, nta nuzabaha akazi, amaboko yaravuyeho, amaguru yaravuyeho, mutakigira amatwi ngo yumve hejuru y'ibibombe bagiye kubasukaho, ukazajya gusanga ugasanga mutashe muri ibimuga muje kubera umuzigo u Rwanda. Ahubwo kugira ngo muzarutahemo muri ibimuga, ngenya mvuga ikintu kimwe, FDLR muri abanyarwanda kandi mukunda u Rwanda. Ye ntago ndabita ngo muri inyangarwanda, kuko buretse ideoloji bababwira, barababwira ati ngo tuzataha iwacu, ntago muzataha aho mwanga. Ahubwo ibyo bitekerezo bya kinyamaswa mubisige hakurya, ariko se muzabisigirana oya mubitahane. Nimumara kubitahana mugere mu Rwanda, babajyana handi babajyana, babigisha uko u Rwanda ruriho, ko u Rwanda rubanye n'abandi banyarwanda, abanyarwanda uburyo babanye, mufate indangagaciro za kimuntu. Ubundi ibyo byaba mudacumura bane ba Omega bari barabatekeyemo n'abagakwerere, bibavemo mufate indangagaciro, donc devise mugende mu abantu bashya. Nimurangiza mugura amamodoka, mugura amamoto, nimunashoboka mugure n'indege, mutunge mutunganirwe, muzasaze neza, aho kuzasazira muri Nyabikeri, ugasazira iyepfo za Marembo mu mwobo, ugasazira iyepfo kwa Saga, ukazajya gusazira iyepfo za Mahanga uri guteka kanyanga mu Batembo, urataha aho mwanga. Ahubwo ibyo bitekerezo bya kinyamaswa mubisige hakurya, ariko se muzabisigirana oya mubitahane. Nimumara kubitahana mugere mu Rwanda, babajyana handi babajyana, babigisha uko u Rwanda ruriho, ko u Rwanda rubanye n'abandi banyarwanda, abanyarwanda uburyo babanye, mufate indangagaciro za kimuntu. Ubundi ibyo byaba mudacumura bane ba Omega bari barabatekeyemo n'abagakwerere, bibavemo mufate indangagaciro, donc devise mugende mu abantu bashya. Nimurangiza mugura amamodoka, mugura amamoto, nimunashoboka mugure n'indege, mutunge mutunganirwe, muzasaze neza, aho kuzasazira muri Nyabikeri, ugasazira iyepfo za Marembo mu mwobo, ugasazira iyepfo kwa Saga, ukazajya gusazira iyepfo za Mahanga uri guteka kanyanga mu Batembo, wazajya gusazira i Kigali, ugasazira niba ari Butare, ugasazira Musanze, ukazasazira ahantu banagushyingura igihe wapfuye, ntibazagushingure mu kirago, bakagushingura isandugu, ntuzaba umugwagasi ukazagwa iwanyu. Ariko mumbabare mutahe, ndarambuye kubavugaho. Aha, imirambo yakomeje kwiyongera muri teritwari ya Rubero, ni muri Nord Kivu, aho abantu, abagore n'abana bamaze kurenga 120 bamaze kugaragara bishwe na ADF naru muri ziriya masakre zakozwe. Guverinoma ya Kinshasa iturumbuye amaso, iri kurebera amaso. Muzaturumbura ibyo bitama mu bibyibuhishe gusa, ntimuvuga ati ngo reka ngo turebe icyo twakorera abaturage bacu. ADF naru yarabananiye, yabananije iki? Ahubwo umwe bw'ubuzalendo yepfo muri kwirirwa muri kuvyora abaturage, muri kurya imishaba no kunywa za kangara, mwarangiza ngo tuko majeshi za wapi? Bafu muzamuke numve ko
mwari mwumva ngo M23 yakoze masakre nk'izi ngizi ziri gukora? Abantu 100 mu masaha 47 hamaze kuboneka 120 barenga, amazu 150 irenga hariya muri Zantoyo, ndetse ukabona yuko abasirikari ba FARDC ahubwo bari guhunga kwa Defunaru ishobora kuza kugira ute kongera kubataka ikica abandi. None se urabura umusirikari uri za masirikari za leta ra? Izo za masirikari za leta zitavuga ati ngo reka njye gutabara abaturage, inge kurwanira abaturage, inge gutanga ubuzima, kuko umusirikari baramubwira bati kazi yako ni kuchunga raia na mali yake, ni gucunga umuturage n'ibye, ugacunga imbibi z'igihugu cyawe, ukarwanira igihugu cyawe. ADF naru kuva yatangira imaze kwica abantu barenga 100,000, muraho ngaho muraturumbuye amaso gusa ngo babongere umushahara ngo bashyire ku 100,000. Abo ngabo nabo babandi bari kubategura kugira ngo mwice bene wanyu nibo bari gukora na ADF naru. Namwe muri Katanyama hari abari gupfa, UPDF nayo iri kwicwa na ADF naru. Ikintu twavuga mu maze ni iki? None se M23 ko abaturage bahariya babakeneye, mwe mwazamutse ya bintu biri kubera hariya. Generali Majoro Emmanuel Sultani Makenga, Generali Boneza, Generali Gaceri, Generali Boduwe, Colonel Nzenze, Bernard Damungu namuvuze, Nsabimana, Colonel Nsabimana, Kotango, Colonel Padiri, Colonel Kabundi, Kirupapa, Davusiri India n'abandi bose zimurinda. Bariya abaturage bari hariya ngo barabashaka, ngo barabakeneye. Mzee Corneille Nanga, Alliance Fleuve Congo iri muri Congo yose, ariko abaturage Grand Nord barashize, urongeye barashize. ADF naru ni ya Gisegeti niwe uri kubica, kuko ari kwica abantu b'abaswahili. Bariya niba uri kubica ntihagire umuntu bihakana niwe. Abaminembwe nabo akababaro nako ngako. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga, ariko mu Rwanda ku baturage ba Uvira, abaturage ba Fizi, abaturage ba Minembwe n'abaturage bo muri Grand Nord, bifurije gukomeza kugira Imana n'amafaranga. Kandi icyifuzo cy'abaturage basabye ndahamya nemeza ko intare zasaramwe mwabyumvishe. Ciao ciao.